Hello my guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe nimba Facebook yacu ishobora kuba nawe yaguhemba. Urabibona dufite Facebook, ariko hari abantu benshi tutazi neza ko Facebook hari amafaranga ishobora kuba yahemba. Nkuko tubibona hano hari ibintu byinshi biduhemba, hari gushyiraho video, hari live, hari amafoto, hari na text. Ubwo text kuri muntu twandika inkuru then tukarebwa, ari nyine turiya tuntu twose mberetse nitwo dukorerwamo amafaranga. None ahantu rero ndi kubereka aha Star, nibwo buno buryo burimo bwo gukoreramo amafaranga. Hari ibintu byinshi, ariko aka niko ushobora kuba weho uyikoresha bisanzwe, ukaba wakoreraho amafaranga byoroshye. Okay, nkuko tubibona hari hano hambere no gushyira amafaranga, no gushyiraho video bakaguhembera views yagize. Live nayo ni live nyine, ndakeka mwese murayizi. Foto nayo no gushyira amafoto bakaguhemba. Uburyo rero tugiye kurebamo ubwo buryo naberekaga. Urakanda hari handitse sin dashboard, then tuzano hano. Okay, urabona ko ibi ni ibintu biba byaje muri iyo minsi, tuba twakore muri iyo minsi bya flow, bya views. Okay, none twebwe tugiye kureba ubu buryo ushobora kuba wakorera amafaranga nta bindi bintu bindi ugiyemo. Urabona nabono n'uburyo kureba amafaranga, kureba muri ad bonus baguha, then na buriya bwa gatatu. Okay, urabona ko aha hari uburyo butatu nyine aribwo nakubwiraga. Stream ads n'uburyo urebare bashyira ad muri video zawe bakabuziguhembera. Okay, tutagereho mu bintu byinshi, ubu buryo nibwo nabahitiyemo bworoshye kuba buri wese yakwisangamo. Okay, urabona ngiye bwose namaje kubwuzuza. Nawe ntabwo ari ibintu bigoye. From 500 mu minsi 330. Okay, rero harimo uburyo bwinshi bwo gukora amafaranga. Nawe buriya nibwo nabangushishikariza kuba wabukoreramo, ariko hari n'ubundi rero ndaguha bundi bwa kabiri. Okay, hari ubundi ndaguha bwa kabiri. Dore nk'ubu ngubu, iyi ngiyi ntago ubu ngubu buno buryo ntago nari nabuba ngo mbe monetize kuri bwo. Okay, ariko hari ubundi nagushishikariza kuba wakoresha bwa market plan. Uburyo wewe ushobora kuba wafata igicuruzwa cy'undi muntu ukakigurishiriza kuri Facebook, then ukaba wakoreraho amafaranga biciye muri ubwo buryo bwo kugurisha. Rero ubwo buryo nabwo bugoranye. Nabwo hagize ikibazo mwazambaza basobanurira muri video zikurikira. Ubwo buryo rero ni nko gufata nka telefone, then tukayishyira ku rubuga yaranakoze cyangwa ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose, ukaba wakigurisha kuri Facebook, ukababona amafaranga biciye online. Rero uvuga ngo Facebook nta kuyikoresha uvuga ngo nta mumaro, nta nyine wumva wabifetse. Rero ubu ni uburyo wakoresha nawe